Muraho neza, dore ibimenyetso 10 byerekana ko wasariye umukobwa. Icya mbere kiraza kukubwira byinshi. Hari igihe uba utekereza ko ukunda umukobwa mu buryo busanzwe, nyamara ukisanga waramaze gufatwa n'urukundo, amarangamutima yawe yose yaragiye, ndetse bikaba mu buryo bukomeye cyane. Ahangaha utangira kubona umutima wawe utagihagarara neza iyo umubonye, ukabona ibyo ukora byose bisigaye bimuzengurutseho. Ariko se waba wibaza uburyo umuntu ashobora kumenya ko yamaze gusarira umukobwa? Uyu munsi reka tuvuge ku bimenyetso 10 byerekana ko wasariye umukobwa. Turaza gutangirira ku kimenyetso cya 10 ipaka tugeze ku kimenyetso cya mbere, ndetse kitanasanzwe, kandi icyo cya mbere kiraza kugutungura cyane. Niyo mpamvu rero usabwa kureba iyi video yose, kuko iraza kukwereka uko urukundo rushobora gufata umuntu kugeza ubwo umutima we uba utagifite controle, cyangwa se hahandi uba umaze kugera ku buryo utakifatira imyanzuro. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 10 buryo utangira gukura umukobwa mu mitekerereze y'abandi. Ahangaha iyo wasariye umukobwa uzabibwirwa nuko uba ushaka kuba ari we wenyine wumva ko yagaragara mu isi yawe. Yewe niyo ubonye abandi bakobwa ntubabona nk'uko wababonaga mbere, ndetse hari n'ubwo uhita ubabona nk'abantu basanzwe, mu by'ukuri ukabona ko nta kintu kidasanzwe kuri bo. Ahangaha uba wumva nta wundi wakubera nk'uriya mukobwa, muri make uba waramaze kumushyira kuri pedestal, nk'uko bavuga ngo niwe wamaze gutsindira umutima wawe. Urugero, uba waramaze kumushyira hejuru utamwibeshya na gato, hamwe uba uvuga uti uyu niwe wandemewe. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 9, ahangaha uba ushaka kumuhamagara cyane cyane isegonda ku rindi. Ubu nibwo utangira kubona telefone yawe nk'aho ari umuyoboro w'umutima, igikoresho cy'agaciro, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bigufasha mu kuguha ibyishimo. Ahangaha wumva ukeneye kumuvugisha buri saha, ukananirwa kwihangana, by'umwihariko iyo utarabona message yiwe, cyangwa se ngo ube wabona ari gutayipinga nko ku rubuga rwa WhatsApp cyangwa se Facebook. Hari n'igihe kandi utakaza akazi kawe, cyangwa ukaba wakibagirwa ibyo wari uri gukora kugira ngo ukunde umuvugishe ngo wiyumvire uwo mutuzo. Ahangaha rero uba utangiye gutakaza focus, cyangwa se mu by'ukuri uba utangiye guha agaciro gake ibyo wakoraga ku bindi byose bitandukanye, kuko umutima wawe uba wamaze kumurikirwa n'amazina ye, dore ko ubona izina rye muri telefone yawe ukumva hari ikindi kintu kibaye, cyangwa se wanaribona ahandi hantu ugatangira gutekereza cyane. Iyo ugeze ahangaha rero ujye witonda cyane, ndetse umenye ko urukundo rutangiye kugutwara, bityo utabigenzemo gake ushobora kwisanga n'akazi wakoraga nako wamaze kukajugunya utakiri kugakora. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 8, ahangaha ujya gukora buri kimwe cyose ugatangira kwibaza uti araza kubibona ati. Ujya kwambara ukabanza ugatekereza niba mu by'ukuri ari buze kukubona akabyishimira. Ujya kuvuga ijambo iryo ari ryo ryose ukibaza niba ritari bumubabaze. Ujya gufata icyemezo ukibaza niba mu by'ukuri atari buze kubifata nabi. Ibi byose ni ibimenyetso byerekana ko uba watangiye gushyira icyizere cyawe mu bitekerezo bye, rwose ntabwo uba ukiberaho uko ushaka, ahubwo uba wamaze kubaho mu buryo wumva buzamushimisha. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 7, ntabwo uba ukibona ikosa ryiwe na rimwe, kabone n'ubwo yakosa kajana. Aburyo wasariye umukobwa uba wumva nta kosa agira, ndetse niyo hari aho atari neza, mu by'ukuri usanga ubishishikariza, by'umwihariko kuba wareba impamvu runaka zaza zigashyigikira icyo gitekerezo, bityo rwose ukumva ko nta kosa yakoze. Ahangaha The Ben niwe wigeze kubiririmba mu ndirimbo yiwe avuga ati rwose njye niyo wakosa nzakuburanira. Ayo ni amagambo yabwiraga Pamela, ariko ni amagambo n'ubundi aba ku bantu bakundana cyane. Iyo uri umuhungu ukaba wakunze umukobwa, by'umwihariko ku rwego twavuga yuko wamusariye, ikosa ryiwe uba uribonamo icyiza. Ahangaha usanga uzi neza ko hari amakosa mu by'ukuri ari ku mutima wawe, ukavuga uti oya, buri wese yakora ibyo ngibyo. Urukundo rutuma umuntu aba impumyi mu kuri kose, nubwo abantu batajya babyemera, ariko niko kuri guhari. Nibyo, ukunda ntiyita ku makosa, ahubwo yibera mu nzozi gusa. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa 6, ubuzima bwawe rwose utangira kumva butakikureba cyane kurusha ubwiwe. Ahangaha uba watangiye kwibagirwa ibyo wiyemeje gukora ku giti cyawe, ndetse byanakugirira umumaro, ukumva ibyishimo bye birakurusha kuba wagera ku ntego zawe zindi zidasanzwe. Iyo afite ikibazo gitandukanye, by'umwihariko umutima wawe utangira guhungabana, yaseka ukumva isi yose yagucaniye, ukumva ibyishimo bidasanzwe utigeze unabona mu buzima bwawe. Ahangaho uba wumva n'umunsi atazaba ariho, ibintu byose bizaba nta gaciro bifite, ari hahandi bagera bakavuga bati njye nk'ubuze nanapfa.
Iki nicyo bita kuba waramaze kwimika umuntu mu buzima bwawe, ariko menya ko ari inzira yoroheje iganisha ku kubabara, niba mu by'ukuri nawe atari ko abikora kuri wowe. Ugomba kumukunda, ariko kandi nawe agomba kubikora. Mu gihe atari kubikora nk'uko ubikora, rwose biragusaba kwitonda kuko ushobora kuzisanga wababaye. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa gatanu, uburyo umutima wawe utangira guhinduka cyane kubera we. Ahangaha ibintu biba byamaze gukomera cyane, ujya kuryama ukamwibuka, wazinduka ukamwibuka mu ba mbere. Hari igihe wumva nkaho umutima wawe mu by'ukuri bumere neza ari uko wumvise ijwi rye cyangwa usomye message yiwe. Ahangaho uba watangiye kumva ko atari umuntu ugisanzwe mu buzima bwawe, ahubwo ari igice cy'ubuzima bwawe. Iyo ugeze ahangaha rero niho uba wasariye umukobwa by'ukuri. Ni nayo mpamvu biba bigusaba kwitonda, kuko urebye nabi mu gihe atanakuvugishije n'ibintu byose wakora gushobora kubishyira hasi. Ikindi kimenyetso kiza ku mwanya wa kane, utangira mu by'ukuri kugira ubwoba bwo kuba wamutakaza. Ahangaha niho utangira kugira ubwoba bwo kumubura, wibaza uti imubuze nabaho nte. Iyo atagusubije ukamwandikira ukabona hashiyemo iminota 2 cyangwa se n'iminota 3 nta kintu arakubwira kuri message yawe, umutima utangira guhagarara, ukavuga uti ubu wabona ari kwiganirira n'abandi. Bityo ahangaha uhera ugatangira kurakara. Uba ushaka kumuhora hafi, ntuhumeka neza, by'umwihariko iyo wumvise afitanye ibiganiro n'abandi bagabo cyangwa se n'abandi basore abashobora guhuza urugwiro. Ahangaha iyo wumvise irungu ryinshi igihe adahari, amenya ko urukundo rutangiye gufata kontrole yawe yose, bityo witonde umenye uburyo ki ugomba kurukoresha. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa gatatu, uba mu by'ukuri ujya kumubwira ibyo agomba gukora, uko agomba kwambara, uko agomba kuvuga, ndetse n'ubwo agomba gutekereza bitari mu kumugenga, ahubwo uba wumva yuko buri kimwe cyose agomba gukora ugomba kukigiramo uruhare, kuko ubuzi ko namera neza nawe ari buri buze kumera neza. Ntabwo ubikora kubw'ishyari gusa, ahubwo kubera ko umutima wawe uba wamaze mu by'ukuri kwinjira mu bitekerezo byiwe, uba wumva wababazwa n'icyo yakora kitari cyiza. Ni nkaho wumva ukeneye kumurinda icyamubabaza, ariko mu by'ukuri uba utangiye kumwiharira. Ibi ngibi nabyo bigusaba kugenda gake, kuko iyo ubyirunduriyemo cyane ushobora kwisanga wababajwe mu buryo utatekerezaga mu gihe watari ko abyumva. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa kabiri, utangira kumubona mu nzozi zawe, mu masengesho, ndetse no mu ntekerezo zawe zose. Uba waramaze kumwinjiza mu buzima bwawe ku buryo rwose atakuvamo. Ahangaha utekereza ko Imana yamuhaye kugukiza, cyangwa mu by'ukuri ko ari nawe yakugeneye. Hari nubwo utangira gukora ibintu byose kubw'icyizere cy'uko azabikunda, cyangwa se mu by'ukuri azabyishimira, ukajya ukora buri kimwe cyose ugambiriye kumenya yuko ari buze kucyishimira. Iyo umaze kugera ahangaha rero, ntabwo uba ukiri gukunda gusa, ahubwo uba uri mu rukundo rwamaze gutwara intekerezo zawe. Biba bigusaba kwitonda kugira ngo utaza kurenga umurongo, bityo ukisanga wakoze impanuka. Ikimenyetso kiza ku mwanya wa mbere ndetse kinakomeye cyane, uba utagifite ibanga mu mutima wawe. Iki nicyo kimenyetso cya nyuma ariko gikomeye kurusha ibindi byose. Buryo wasariye umukobwa, umutima wawe uba waramaze kumugabira byose, uba wumva nta kindi gitangaje mu buzima ukeneye uretse we gusa. Ahangaha ni hahandi ashobora kukwaka buri kimwe cyose ukamuhereza udatekereje, niyo agutengushye uba ukimubabarira. Niyo abandi bavuga ibibi bye, wowe rwose uba wumva batamwumva, ukumva ko ari umunabi cyangwa se ari n'ishyari bamufitiye, ndetse ukumva ko ari wowe mu by'ukuri ukwiriye kumenya ibyiza byiwe byose, nyamara ukirengagiza ibibi. Ahangaha uba waramaze kumwemera mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe byose, ntacyo aba agikora ngo ube wahinduka cyangwa se ngo ube wabona ko ari kibi. Ariko uyu ni nawo umwanya ukomeye cyane, uba ugomba gusenga cyane ugasaba Imana kuguha ubwenge bwo gukunda mu gihe gikwiriye, kuko urukundo mu by'ukuri rudahujwe n'ubwenge akenshi rurarimanganywa, bityo ukisanga wababaye. Kuko nk'uko nahoze mbigarukaho, mu gihe ubyumva gutyo we ntabyumve gutyo, nta kabuza uzisanga wababaye. None se muri ibi bimenyetso 10 byose twavuze haruguru, we wibonyemo ikihe? Ese uri mu rukundo rufite umutuzo, cyangwa urimo mu rukundo nyamara wibwira ko ukunda ariko nta kintu kirimo? Kumenya aho ugeze rero nibyo bigufasha kumenya aho ukeneye kwiyubaka, ukamenya niba uri guta igihe cyawe, cyangwa mu by'ukuri niba uri gukunda umuntu nawe ukwifuriza ibyiza mu buzima. Ntimukemere ko urukundo rubatwara ubuzima, ahubwo murukoreshe kugira ngo mubeho neza, amufashanye, kandi ubuzima bwanyu mubuhindura umunsi ku munsi, kuko burya mu buzima tubayemo buri umwe wese aba akeneye umuntu umwumva, agakenera umuntu umufasha, kandi ibyo ngibyo akenshi bikorwa n'umuntu mukundana.
Niba iyi video yakugiriye umumaro rero kanda like, utange igitekerezo cyawe kandi wongere ukande na subscribe ahangaha kuri Press TV kugira ngo utazacikanwa n'andi masomo atuma ubaho neza mu rukundo no mu buzima. Komeza ukunde ibiganiro byacu ndetse ukunde n'umukunzi wawe, ariko ukunde mu bwenge, kunda mu buryo butuma wiyubaka, abitari ukugusigira igikomere ndetse no kuba wasigara wangiritse.